Yes, kanizere ko umeze neza ukurikira Bosova umunsi ku wundi. Ndagarutse nanone wa muhungu wawe, umuhungu w'abanyarwanda, umuhungu mukunda mutari bake cyane. Yes, hari ikiganiro najyaga ngira cyo ku byavuzwe, ibyakozwe na muntu ndetse n'indoto, tukongeraho ngo ibitotsi n'urupfu. Yes, hanyuma uyu munsi nje kugira ngo tuganire ku bintu bibiri, yaba ibitotsi ndetse n'urupfu. Yes, hano mfite fone, mbashe kujya muri chat GPT, ndayibaza nti ese ibitotsi n'urupfu bihuriye mu buzima bwacu bwa buri munsi? Umva uko chat GPT insubije, uvuga ngo hari uburyo bwa siyanse, hakaba n'uburyo bwa physiology. Ubwo physiology igendanye n'uburyo bw'umwuka. Nanone tugiye kwibaza tuti ese kubera iki abantu bakorana na satani cyangwa se bakorana n'uburyo bw'imyuka igiye itandukanye, ibyo nakwita nk'imyuka mibi, bakunda kugira umugisha cyane kuruta abantu bakorana n'imyuka twavuga ko ari imyuka yera ku barokore, cyangwa se abantu bakorana n'Imana cyane, bajya mu bintu by'Imana? Kubera iki tujya tubona umugisha bagira uba utandukanye cyane n'umugisha abantu bakorana n'imyuka mu buryo bwa satani, cyangwa se mu buryo bw'imyuka mibi bakunda kugira imigisha myinshi? Nibyo ngibyo tugiye kubiganiraho, ariko nanone turabanza dusobanukirwe ese ibitotsi ni iki, ese nanone urupfu ni iki? Yes, bwa mbere nigeze kubaganirira mbabwira ko ibitotsi ari urugendo ruto, nanone tugasanga urupfu rwo ni urugendo rurerure, ndetse aho twaje gusanga ibitotsi ari urugendo rurangira ariko urupfu rwo rukaba rutarangira. Uyu munsi rero ndaza kwifashisha ikoranabuhanga, ndaza kwifashisha icyo abantu benshi bita nkaho ari brain artificial cyangwa se artificial intelligence, ubwo ni ubwonko karemano. Yes, icyo twita chat GPT. Nyifata phone yanjye hano nanditsemo baza chat GPT, nyibaza itandukaniro y'ibyo byombi. Twarabyibajije ndetse tubasha no kubisobanukirwa, ariko se chat GPT yo irabitubwiraho iki? Hanyuma chat GPT nyibaza ihise mbwira ati iki ni ikibazo cyiza cyane mbashije ku bitotsi, ndetse yongeraho ko ari ugusinzira. Hanyuma irambwira ati nanone ikibazo cyiza cyane umbashije ku bitotsi ndetse n'urupfu, ku bijyanye n'isano bifitanye mu buryo bwa physiology cyangwa se n'umwuka. Kandi nanone irambwira iti abantu benshi mu myizerere yabo no mu bumenyi babihuza mu buryo bugiye butandukanye, kandi bagenda babihuzahuza mu buryo bwa buri munsi. Ariko se katwibaze natwe nimba ariko tugiye kubihuza. Yes, ni ukuvuga ngo bwa mbere na mbere babanje kumpa mu buryo bwa siyansi, ubwo n'ubumenyi bwa siyansi. Yes, bambwira ko ibitotsi ari isaha yo kuruhuka y'umubiri. Ibitotsi ni isaha yo kuruhuka y'umubiri, ariko nanone icyo gihe naho ubwonko n'ibindi bice by'umubiri bihagarika, cyangwa se bihagarika ibikorwa byabyo byinshi kugira ngo bisubirane imbaraga. Urumva watakaje imbaraga nyinshi, yaba ari ku munsi cyangwa se umaze iminsi ibiri ukora ukaza kuruhuka. Iyo tumaze gusobanukirwa ibitotsi rero tujya ku ijambo urupfu. Hano chat GPT iratubwira ko urupfu narwo ni igihe ibikorwa by'umubiri bihagarara burundu. Wumve ako kantu, ni igihe ibice by'umubiri bihagarara burundu. Hanyuma ariko mu bitotsi ho bigahagarara by'agateganyo. Ngira ngo urimo urumva icyo kintu. Yes, ngo urupfu ni igihe ibice by'umubiri bihagarara burundu, ariko mu bitotsi nanone bikaza guhagarara mu buryo bw'agateganyo. Urumva ko uko byagenda kose mu bitotsi uza kugera aho ngaho ugakanguka, ndetse ugasubira mu buzima bwawe bwa buri munsi, ugasubira mu bikorwa byawe bya buri munsi, aho dusanga ku rupfu biba byarangiye burundu. Yes, ibi bintu rero turaza kubigereranya mu buryo bw'urugendo. Yes, ubundi siyanse ivuga ko iyo umuntu atangiye gusinzira cyangwa se afashwe n'ibitotsi, niko nabyita,
aba atangiye urugendo ruto ariko urwo rugendo rukaza kurangira. Yes, ni ukuvuga ngo nanone ibyo bintu bakaza kubigereranya nk'aho bifitanye isano n'ubukungu abantu baba bafite kuri iyi si, bakaza kubigereranya nk'aho abantu benshi b'abanyabwenge bajya bifashisha kimwe muri icyo kintu kuri urwo rugendo tuzi haruguru rw'ibitotsi kugira ngo babashe kugira ibintu byinshi baza kubona mu buryo bw'imitekerereze ndetse n'uburyo bw'ubwonko, gukora k'ubwonko. Yes, hari ikintu bita meditasiyo ku bantu bemera ku bintu bijyanye n'imyuka. Meditasiyo aho umuntu ashobora kugenda akajya ahiherereye ari umwe. Iri jambo meditasiyo cyangwa se meditations in English bivuga ngo ni igihe wowe ushobora kujya ahantu hiherereye nta muntu ugusakurije, nta kavuyo gahari, ukaba wakaguka cyangwa se watekereza byimbitse mu buryo bw'imyuka, mu buryo bw'imikorere y'ubwonko, mu buryo bw'imyemerere, mu buryo bwawe wowe wumva ushaka gutekerezamo. Ndetse abahanga mu bya siyansi bajya bavuga ko ushobora no gukora ibikorwa bidasanzwe igihe uri aho hantu ha wenyine cyangwa se uri muri ubwo buryo bwo kumedita, ubwo twita meditations. Ndetse abahanga muri siyansi bakaba bagereranya n'uburyo bw'imisengere. Ushobora kuba n'abantu basenga cyangwa se gufata umwanya wawe ukavuga ngo ngiye mu musozi wa Kanyarira, ukavuga ngo ngiye ahantu runaka ngiye kwiragiza Imana. Icyo gihe abahanga bajya bavuga ko naho ubwo nabwo ari ubundi buryo bwa meditations bwo gukora meditasiyo. Ibyo rero katwibaze se bifite aho bihuriye n'urwo rugendo cyangwa se bifite aho bihuriye n'ibyo bitotsi. Nanone twibaze ngo kuki iyo abapasiteri cyangwa se abavugabutumwa, abantu bahanura, ubwo ndavuga abahanuzi, mbere y'uko ajya kugira icyo avuga cyangwa se mbere y'uko ahanura biriya byose tubona avuga, kubera iki abanza gufata umwanya agahumiriza? Nanone tukaba tuzi ko mu buryo bwo gusenga, mu buryo bw'imisengere, harimo gufata umwanya ugafunga amaso, ibyo abantu benshi bita guhumiriza. Ese kuriya guhumiriza nabyo tubishyire mu mwanya w'ibitotsi? Ese nabwo abatangiye rwa rugendo? Yes, twibaze tuti kuki nanone iyo umuntu yitabye Imana tumufungisha amaso ye kugira ngo abashe kuruhukiramo? Nibyo bintu turimo turaganiraho cyangwa se nibyo tugira ngo dusesengure neza, twumve, tubihuzahuze n'ibyo tubona mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko se nanone tujye twibaza nanone tuti kuki umuntu ashobora kuza akakubwira ati ijoro ryahise njye nabonanye na runaka, twabonanye kandi namubonye neza niwe. Ibyo abantu benshi bavuga ati twatewe n'abazimu muri iri joro. Ugasanga umuntu yitabye Imana mu myaka myinshi yashize, ariko nanone ugasanga wowe urimo uramugarura mu ishusho ye neza, ariko nanone bikabaho igihe usinziriye. Wibuke ko igihe uri mu bikorwa byawe ntabwo ushobora kugarura ibyo bintu by'ahahise. Katwibaze tuti ese hari aho bihuriye n'ibyo bitotsi? Hari aho bihuriye n'urwo rugendo? Yes, uzasanga umuntu akubwira ati njye nahuye na Yesu Kristo, njye nahuye n'abantu benshi bagiye bitaba Imana cyangwa se bapfa mu myaka myinshi ishize. Ari naho tugenda tugasanga sometime abantu benshi yaje amaze kubona ayo mashusho runaka mu buryo bw'uwo mwuka, mu buryo bw'urwo rugendo, mu buryo bw'ibitotsi, araza arashushanya, ugasanga yashushanyije ibintu yagiye ari utabona. Turimo turabibona nk'aho yahuye nabyo bya nyabyo. Yes, ibyo bintu twibaze tuti ese naho bihuriye n'ibikorwa tubona buri munsi bisa nk'aho bitangaje, nk'aba bantu bakora ibikorwa bakora ibintu byinshi, ibikoresho byinshi bigenda bitangaje kuri iyi si, yaba indege, yaba amamodokari, yaba ibiki. Tukibaza tuti naho bihuriye. Nanone ugasanga umuntu arasa nk'aho afite ubumenyi bwe bwihariye budasanzwe, ukibaza ese yabukuye. Ubundi ucyumva ibi bintu bibiri, uhita wagura imitekerereze yawe nawe ubwawe ukibaza ibintu byinshi. Niyo mpamvu twakomeje twibaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye
kuri ibi bintu bibiri, yaba ibitotsi ndetse yaba n'urupfu. Tukibaza tuti ubwo ndakibaza, ndacyari umwanya wo kwibaza, abapasiteri cyangwa se abigisha, abavugabutumwa, ibintu baba batubwira cyangwa se ibintu tuba twumva bavuga, abenshi tukabifata nk'aho ari ukubeshya, ari ibinyoma, abandi tukabifata nk'aho ari ukuri, ndetse bikaba byanatwubaka kuri wowe babifashe nk'aho ari ukuri. Yes, ese biriya bintu koko tubifate nk'ukuri cyangwa se twemere ko ari ukuri? Yes, ni ukuvuga ngo tugiye ku mitekerereze cyangwa se kuri siyanse, twibanze cyane no kuri physiology, tugereranije n'uko batubwira ko ibitotsi ari urugendo rurangira, urupfu rukaza kuba ari urugendo rutarangira, rugenda bya burundu cyangwa se ugenda bya burundu. Dushobora gufata ko umuntu ashobora kugenda muri rwa rugendo rurangira, akaza guhura n'uwageze muri rwa rugendo rutarangira. Urumva aba yarabonye byinshi ku myaka ye, ashobora kuba yaratangiye urwo rugendo akurusha imyaka myinshi cyangwa se amaze kurya imyaka myinshi. Urumva ko aba afite byinshi akurusha, kandi wumvise neza, ngira ngo iyo muhuye mubasha kuganira mugahuza ibiganiro. Sometime urabizi abantu mujya mukunda kurota mwahuye n'abantu bagiye bitaba Imana mu myaka myinshi yashize, mujya muganira rwose ukumva arimo arakuganiriza nkaho muri real life. Ngira ngo urumva ko iyo muhuye mukaganira ku bijyanye n'ubuzima busanzwe cyangwa se real life, ubwo n'ubuzima turimo aka kanya, mushobora kuba mwagira byinshi byimbitse. Ashobora kuba yakwagurira ubwonko mu buryo bugiye butandukanye, ashobora kukubwira muri bimwe bakoraga kera ariko ubu bitagikorwa, wowe ukaza bitewe n'ubwonko ufite n'imitekerereze yawe ukaba waheraho ukora ibindi. Ni hahandi rero usanga abantu benshi bitwaza bati aba bantu runaka bashobora kuba bakorana n'ibindi biremwa n'ibivejuru n'ibindi bintu, bifashisha izindi mbaraga kugira ngo bakore ibi bikoresho cyangwa se bakore ibi bikorwa runaka. Ariko nanone tugiye muri siyansi cyangwa se physiology, ibyitubwira hano, dushobora none no kuza kubifatira muri iyi sensi cyangwa se muri ubu buryo. Yes, kuko tugereranije imyaka 700 iciyeho, ubwo ni ku bwa Yesu Kristo ndetse n'abandi benshi bari kumwe muri ibyo bihe. Uramutse ugize umugisha wo guhura nawe aka kanya, ndetse akakuganiriza, akaguha experience y'uburyo babagaho, ukaba waza kuyapurika muri iyi si turimo, dore ni isi y'iterambere, ni isi ifite ibintu byinshi. Ushobora kuba wakora ibintu byinshi bihambaye, ushobora kuba wakora ibikorwa bigiye bitandukanye. Yes, katubijyane muri iyo sensi rero. Twibaza tuti niba ugenda ukabasha kuba waganira n'Imana koko nk'uko abenshi tubyumva cyangwa se tubivuga, ukaba waganira n'abo bantu bemeraga mu buryo bw'umwuka, bakaba yagusangiza kuri experience yiwe y'uko babigenzaga. Dushobora kwemera ko bashobora no kugusangiza experience y'ibyo tubona kuri iyi si, akaba yakubwira ati bitware muri iyi nzira, bikora gutya, ukore gutya, ugasanga bivutsemo ikindi kintu kigari. Nagira ngo nkubwire ngo buriya ubwonko bwa muntu cyangwa se ubwonko bw'umuntu ni ikintu gihambaye, ni ikintu gifite imbaraga nyinshi, ni ikintu gifite imbaraga tutabasha kwiyumvisha uko zingana, kubera ko buriya umuntu iyo abashe gutekereza neza, ngira ngo murabizi, akora ibintu bihambaye, akora ibintu wowe utabasha kwiyumvisha ko byakozwe na muntu mu buryo busanzwe. Ariko nanone iyo ugiye mu bijyanye n'imyemerere, ukajya mu bijyanye n'imitekerereze y'abahanga ba kera, uzasanga ibintu byose tugenda tubona biba bifitanye isano n'ibindi bintu runaka. Usanga niba hari indege iri hari aka kanya, ifitanye isano n'indege ya mbere yaremwe mu mwaka w'1900, mu mwaka w'1800, mu mwaka w'1700, mu mwaka w'1900 muri za magana, iyo myaka myinshi iciyeho, uzasanga ibikorwa byinshi dufite aka kanya bifite aho bigiye bihuriye n'ibyo bikorwa bya kera by'ahashize. Yes, ni ukuvuga ngo rero tujye twagura imitekerereze, nyamuneka tujye twagura imitekerereze, none twibaze ku bintu. Ubundi
abafilozofi buri kimwe abonye agomba kukibaza, wakibaza se iki kintu ni iki, gikorwa gite, cyaturutse he muri rusange. Yes, bivuga ngo iki ni ikiganiro nafashe umwanya kugira ngo mbaganirize kuri ibi bintu bibiri, urupfu ndetse n'ibitotsi. Ngira ngo nimba tubashe kumva neza, twabashe gukurikira iki kiganiro, ibitotsi n'urupfu tubashe gusobanukirwa ibyo ari byo mu buryo bwimbitse, aho dusanze muri make urupfu rufitanye isano n'ibitotsi mu buryo bugira buti, aho dusanga ko urupfu ari urugendo utangira ariko rutarangira igihe ibice byawe by'umubiri biba bitagikora n'ikintu na kimwe, yaba ubwonko, yaba umutima ndetse n'ibindi bice by'umubiri biba byahagaze, ariko tugasanga ibitotsi ari urugendo twafata nk'aho rurangira igihe umubiri wawe uba uri kuruhuka, ariko bitari iby'iteka, ari iby'akanya gato. Umubiri ndetse n'ibindi bice by'umubiri, yaba umutima, ubwonko, bikaba bihagarara, ariko bikaza kugira igihe gato, umutima urakora, ubwonko bukaza gusa nk'aho bukora, ariko nanone bikaza kuza guhagararaho akanya gato, hakaza kugera igihe ibyo bice by'umubiri biza gukanguka cyangwa se biza kugaruka, bikaza kugera n'aho bikora ibindi bikorwa byabo bya buri munsi nk'uko byari bisanzwe. Yes, ni ukuvuga ngo rero iki kiganiro ni ikiganiro amayobera ku byavuzwe, ibyakozwe na muntu, aho dusanga twibaza ku bintu bigiye bitandukanye, ukibaza se iyi telefone mfite yakozwe iti, ibirahure ko byakakazamo utugambo ikaba yarampasa amashusho, amafoto, ibi bintu bikora bite, byagenze bite kugira ngo bikore muri rusange. Yes, ibyo ni ibintu byinshi rero tugenda twibaza mu buzima bwa buri munsi, ariko nanone nkaba nzaza mfata umwanya cyangwa se ndajya mfata umwanya muto wo kuganira, tugatekereza muri make, tukareba ku kiriho n'icyahise. Ubu buryo rero bw'iki kiganiro ntabwo burangiye uyu munsi, kuko ni uburyo ngira ngo njye mbateguriramo ikiganiro, yaba buri munsi cyangwa se buri ko mbonye umwanya, dore ko ibihe biba bitoroshye. Hanyuma niba iki kiganiro hari icyo kigufashije cyangwa se ari ikintu wumvisemo, uratwandikira muri komenti utubwire ese ubyumvise ute, wowe urabyumva ute. Nkwibutsa ko ari The Boss Wava ukurikira umunsi ku wundi, kugira ngo umubone rero utazaza ucikwa n'ibiganiro bye bya buri munsi, ugomba gukora aho hasi subscribe, hanyuma tukajya tubana umunsi ku wundi. Yes, hanyuma kangaruka ku itangazo gato mbere y'uko nsoza. Nagiye mbaye itangazo ku ba artist cyangwa se ku bantu bafite impano zo gukora ibintu bigiye bitandukanye bijyanye na artworks, yaba artworks zifatika, yaba artworks zitafatika. Ubwo ndavuga soft, ibijyanye no gushushanya, gukora amatablo, gukora artworks zifatika nk'ibirabyo, ubwo na artificial flower, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, yaba kubumba, yaba ibiki. Ko wanyandikira kuri nimero yanjye ni 0787379447, nkakwereka showa diru irimo amafaranga. Nyamuneka uba bishoboye, ufite impano bya nyabyo, wanyandikira cyangwa se ukamamagara ukambwira. Yes, ndagira ngo nkubwire ngo tuzabonana ubutaha mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Nkwibutsa kongera nanone gukora subscribe aho hasi, ndetse ugakora like, share ndetse na comment. Tukaba tuzongera guhura. Ciao ciao, mwakoze cyane gukurikira iki kiganiro cyacu.